Ubuzima ni bugufi, buri mwanya wose mu buzima bwacu ni uw'agaciro, igihe kigena byose wabishaka utabishaka, hari ibihe tugira tukabona ibintu byose biri kuba nk'uko byateguwe, ariko hakaba n'ibindi bihe tubona tukabona nta na kimwe kiri gukunda, hari amasomo atandukanye twiga mu buzima, ariko njye iryo nabonye ni uko ubuzima butazima cyangwa ngo buhagarare mu gihe cy'umwijima cyangwa se mu gihe cy'ibibazo. Nguhaye ikaze mu kiganiro isomo ry'ubuzima hano kuri Key Message 250. Muri iyi video uraza kumva uburyo ubuzima ari buto n'icyo wakora kugira ngo ubeho ubuzima bufatika kandi bufite icyerekezo. Turifashisha inyigisho za Coach Ben, ni umutoza w'imyitozo ngororamubiri, akaba n'umuvugizi ufasha abandi kugira ubuzima busobanutse binyuze mu biganiro atanga birimo inyigisho zikomeye. Nubwo ubuzima bukomeza, ntabwo wabwishingikirizaho ngo utekereze ko buri munsi wawusezeranijwe. Uzahura na byinshi bikurwanya muri ubu buzima, ariko ntuzemere ko bigutsinda. Twese duca mu bihombo bitandukanye mu buzima bwacu. Twese twumvise ububabare bwo kubura uwo twakundaga, umuntu twitagaho ariko nyamara turacyariho. Tugomba kujya mbere, ariko nanone twakwibaza tuti ni uruhe rugero tuzasiga? Ni ubuhe bwoko bw'ibituyobora dufite? Tujya mbere dute? Twitwara dute? Ni gute dutwaza igisekuruza kizadukomokaho? Urwango ntirwatuma bikunda, gutinya kuba uwo mu by'ukuri uri bizagena uwo uri we w'imbere. Ntuzatume hagira umuntu n'umwe ukwambura uwo uri we wa nyawe n'icyo umariye abandi. Ntuzatinye kuba inyangamugayo, ntuzatinye kuba umunyakuri, ntuzatinye kuba utandukanye. Nubwo kuba umuntu utandukanye hari abo bikomerera, ariko ntuzabitinye. Hari icyo nkwijeje, nta muntu n'umwe muri iyi si uzagukora cyangwa ngo agucure, nta muntu uzakurema ntibibaho. Igihe nikigera nicyo uzasiga, nuhe murage uzasigira abandi bazajya bakwibukiraho, bibuka ibyiza byawe, bibuka ibihombo byawe, bibuka intsinzi yawe, bibuka imibabaro yawe. Ubu ni ubuzima buto twese dufite, kandi ntibyoroshye kububamo buri munsi. Ntibyoroshye kubunyuramo n'ibibazo byinshi duhura nabyo. Ntibyoroshye kwakira inkuru ko wirukanwe ku kazi. Kumenya ko uyu munsi ari wo wa nyuma mu kazi kawe, ibyo ntibyoroshye na gato. Kumenya ko inzu yawe uri buyitakaze bitewe no kwirukanwa ku kazi, biragoye cyane. Ubu bwoko bw'umubabaro bw'ibihe bitugoye, abantu benshi bazavuga bati ibi ni ubuzima, ariko nanone ntitwarenganya ubuzima. Ntabwo ari bwo bugena ibibazo bihari uyu munsi wa none. Ni intego, kandi intego ntizibeshya, zigaragaza ukuri. Intego zizahora zikubwira ukuri igihe cyose uzaba ukiri ku isi. Nkeneye ko ushikama ugakomera, ntucike intege. Nkeneye ko wizera bya bindi byose bishoboka ufite, ukamenya kandi ko bitakurangiriyeho. Nkeneye ko uzamenya ko ubuzima buzahora ari bwiza, ariko buri gihe ujye wibuka ko bitinde butebuke buri wese igihe cye kizagera. Bityo komeza utwaze kandi ntucike intege. Nizera ko nuhagarara ugashikama, ubuzima buzakwifungurira. Icy'ingenzi ni ugukomeza ujya mbere. Icyo nagusaba, kora ibyiza byose ushoboye bikugeze ku myitwarire myiza. Ibi bizatuma kubaho kwawe bigira umumaro, kuko kubaho kwawe si impanuka. Kubaho kwawe bifite ubusobanuro bufatika. Ibuka kubaho rimwe, kandi iyo ubikoze neza, iyo nshuro imwe iba ihagije. None se nkubaze, witeguye kwakira ibyo utaramenya? Urabyiteguye? Ntushobora kumva ukuntu muri byose uburyo ari byiza kutagira icyo umenya ku bizakubaho imbere mu buzima bwawe. Rimwe na rimwe si ngombwa kumenya buri kintu cyose, rimwe na rimwe si ngombwa kumenya byose. None se uriteguye? Witeguye kwakira ukuri ko umunsi umwe ubuzima buzarangira? None n'icyo ugiye kubukoraho? N'icyo uri gukora muri ubu buzima ufitiye uburenganzira ubu? Ndavuga ibyerekeye ubuzima, kubera ko ubuzima ni ikintu cyiza cyane. Ubuzima bwifitemo kaminuza. Ku bantu bamwe ntibusobanutse, ku bantu bamwe ntibugaragara. Rimwe na rimwe ushobora kwibwira ko utabukwiriye. Rimwe na rimwe ushobora kwibwira uti kubera iki ndi kubaho nabi muri ubu buzima, nyamara uriya we akaba atabayeho nabi nkanjye. Ubuzima ni ukubaho kwawe, kubaho by'igihe gito, ntibuzahoraho igihe cyose. Kandi niba wicaye ukaba uri kubwangiza, niba wicaranye agahinda, niba wicaranye ishyari, niba uri kureka ibikugose bigakontorora ubushobozi bwawe, umwihariko wawe, ibyiza byawe n'amahame yawe n'uwo uri w'imbere, none ni iki kizaba mu gihe kiri imbere? Hari igihe kizagera ugasiga iyi si.
ugashyirwa muri wa mwobo. Ibyo waba ubizi, bagore namwe bagabo, nta n'umwe uzasimbukira mu mwobo kugira ngo mujyane, nta n'umwe muzajyanamo ngo mwishimire urwo rupfu, ni wowe gusa uzabinyuramo. Nibyo ndabizi bishobora kutumvikana neza, bishobora no kugutera ubwoba, ariko ntiwabihimba, ntiwabikwepa. Ubuzima ni bugufi, ariko nanone ikintu cyiza cyane kuri bwo ni uko iyo ubayeho ukagira amahitamo akomeye, ugira ibintu ushobora gukora kugira ngo bibere abandi intangarugero. Ntiwahagarika kubaho, ntiwahagarika gukura, ntiwahagarika kurwana ishyaka. Ugomba kumva ko ahashize, uyu munsi n'ahazaza biri mu isi eshatu zitandukanye, kandi menya ko isi ugaragaramo yonyine uyu munsi wa none ni nonaha, ni ubu ngubu, ni uyu munsi wa none, ni aka kanya. Niba uko ari ukuri, ntushobora gusubira inyuma ngo utunganye icyamaze kwangirika. Hari ibyakosoka mu gihe runaka, ariko hari n'ibyaba byiza biretswe ubwabyo. Ugomba kwiha amahoro mu mutima wawe, ugomba kwiha amahoro mu mwuka uhumeka. Ubuzima ni buto. Ndagushimiye wowe wabanye natwe muri iki kiganiro kivuga kuntu ubuzima ari bugufi. Ni inyigisho yatanzwe na Coach Pen. Mwakoze kubana natwe, naho ubutaha.